Thank you very much, Madam President. Madam President, thank you again for giving me the floor and for convening this meeting. Murakoze cyane Madam President. Madam President, ndongera kubashimira kuba mwamara ijambo no kuba mwatumije iyi nama. Murakoze cyane no mwagihariye ku buyobozi mwagaragaje no guhura n'abayobozi bo mu karere kuri iki kibazo. Ndashimira kandi UN Women ku bisobanuro byuzuye mwatanze muri iyi nama y'uyu munsi. Abanyamuryango b'inama ndongera kubashimira kuba mwatumiye u Rwanda no kurwemerera gutanga umusanzu warwo kuri iki kibazo gihangayikishije nk'igihugu cyo mu karere k'ibiyaga bigari. Madam President, abanyamuryango b'inama nk'uko bamwe muri mwe mwabivuze, iyi nama ibaye hashize icyumweru kimwe twibutse jenoside yakorewe abatutsi, aho inyuma yacu mu cyumba cya GO Hall byari mu cyumweru gishize. Abakoze icyo cyaha bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi kugeza n'uyu munsi baracyahari kandi baracyakora ibikorwa byabo. Kuba bagikomeje kubaho no gukorera muri icyo gice ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zatumye hashyirwaho amasezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye agamije gukemura icyo kibazo n'ibindi. Madam President, abanyamuryango b'inama, kuva muri 2013 umwanya u Rwanda ruhagazeho urasobanutse kandi wahoze ari umurongo umwe. Twubahirije byuzuye ibyo twiyemeje muri ayo masezerano, haba mu nyuguti no mu mubiri wayo, kandi twagiye twitabira ibiganiro byose mu buryo bwubaka. Uko twe tubibona byari bishingiye ku mahame kandi bihuye n'intego nyamukuru y'ayo masezerano, ariyo gukemura impamvu zibanze zitera ibibazo kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu karere kacu. Ariko nubwo hashize imyaka irenga 10, impamvu zibanze zitera umutekano muke ntizahindutse. Ibi ntibyerekana ko ayo masezerano yananiwe, ahubwo bigaragaza ko ishyirwa mu bikorwa ryayo ariryo ryananiranye. Madam President, abanyamuryango b'inama nk'uko twakomeje kubivuga, impungenge z'umutekano w'u Rwanda nicyo twita nk'ikibazo gikomeye gishobora no kubangamira ubuzima bw'igihugu ziracyahari, bitewe n'uko umutwe wa FDLR ukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ukihanganirwa. Ibi byari bihari mbere na nyuma yo gushyira umukono kuri ayo masezerano. Iri tsinda riteza u Rwanda n'akarere muri rusange ikibazo gikomeye ku mutekano, kuba rigikomeje kubaho no gukorera muri Kongo bihabanye n'ibyo twiyemeje mu masezerano turi gusuzuma uyu munsi. Nta nzira yizewe yageza ku mahoro ishoboka igihe ritahagaritswe burundu kandi mu buryo budasubirwaho. Ikibazo twakomeje kukigaragaza mu biganiro byose twagiranye n'intumwa zidasanzwe zitandukanye izabayeho mbere y'iziriho. Ubunyamabanga bwa Loni, inama y'umutekano ndetse no mu zindi gahunda zose zigamije gushakira amahoro akarere. Madam President, abanyamuryango b'inama, turimo kandi kubona nk'uko byavuzwe kwiyongera kw'imvugo z'urwango, guhitamo abantu hashingiye ku bwoko ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abaturage bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abanyamurenge. Gukomeza gufatwa nk'abanyamahanga mu buryo bwo kubashyira mu kato bikomeje kuba ikibazo gikomeye kibangamira kugera ku ntego z'amahoro n'ubufatanye mu karere kacu. Ibi byose bigaragaza ibibazo byimbitse bigomba gukemurwa mu buryo butaziguye. Nta mahoro arambye ashobora kubakwa hashingiye ku guhunga ibibazo. Madam President, abanyamuryango b'inama, aya masezerano ashingiye ku nshingano dusangiye twese. Amahoro muri Kongo n'amahoro mu karere ntibitandukana. Gushyira mu bikorwa ibice bimwe gusa no kubaza inshingano bamwe gusa ntabwo byatanga umusaruro. Twishimiye imbaraga ziri gushyirwamo muri iki gihe, zirimo gahunda zo guhagarika imirwano ndetse n'ibiganiro biri kubera i Washington na Doha. U Rwanda rukomeje gushyigikira ingamba z'igihe gito zifatika, zirimo n'icyifuzo cyo gushyiraho ingabo zigabanya ubushyamirane cyangwa izitandukanye impande zihanganye, kugira ngo hafashwe mu gutuza ibintu mu gihe ibiganiro bya politike bikomeje. Madam President, abanyamuryango b'inama, munyemerere mbanze
mbaze ibibazo bibiri u Rwanda rwakomeje kugaragaza mu biganiro byose byerekeye ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano no muri iyi nama. Icya mbere ni gute bisobanurwa ko nyuma y'imyaka 13 aya masezerano ashyizweho kandi asinywe, impamvu z'ibanze zitera ibibazo zigihari kandi zitahindutse, harimo no kudahagarika burundu umutwe wa FDLR. Icya kabiri ni gute bisobanurwa ko hakomeje kubaho imvugo z'urwango, ivangura no gutoteza abaturage bose bagize umuryango runaka. Madam Perezida, ibibazo byose biracyari ingorabahizi zitabonye ibisubizo. Niki kiduha icyizere ko ibisubizo bizaba bitandukanye? Madam Perezida, abanyamuryango b'inama nyuma y'imyaka 13 inzira igomba gukurikizwa irasobanutse. Ukwiyemeza cyangwa ibyo kwiyemeza byaramenyekanye, kandi igikenewe ni ukubishyira mu bikorwa byuzuye mu buryo buhoraho kandi bukozwe mu bwitange n'umutima mwiza, hanashingirwa ku guhuza aya masezerano n'izindi gahunda kugira ngo hirindwe gutatanya imbaraga. U Rwanda rwakomeje kuba ku murongo umwe mu byo rwiyemeje kuva muri 2013. Turacyakomeje kwitabira ibiganiro mu buryo bwubaka kandi tugakora tugendeye ku ntego zari zikubiye muri ayo masezerano. Ariko kugira ngo ayo masezerano agire icyo ageraho, bisaba ko impande zose zuzuza inshingano zazo uko bikwiye. Nta kurobanura nk'uko byavuzwe, nta gisubizo cya gisirikare cyonyine cyakemura iki kibazo. Igikenewe ni ugusubira by'ukuri ku mahame y'ayo masezerano, kubazwa inshingano, ubufatanye no kubahana hagati y'impande zose. Ibyo nibyo bizatuma haboneka amahoro arambye mu karere kacu. Murakoze Madam Perezida. With other mechanisms to avoid fragmentation. Rwanda's commitment has remained unchanged since 2013. We remain engaged constructively and in alignment with the aspirations that were contained in the framework itself. But the success for the framework depends on all parties meeting the obligation fully and without exception. As said, there is no military solution to this crisis. Only genuine return to the principles of the framework, accountability, cooperation, and mutual respect will remain and will deliver sustainable peace for our region. I thank you, Madam President.